bari abasiketi ntabwo bajya bakora kareka bari n'abana bejo bundi. ariko papa cyangwa niyo umwita umwana koko Ewa ari papa ubwo umva nawe papa nyine witwa cyangwa ni ikibazo. Dufite abahanzi benshi cyane bo gukorana nabo ku buryo kuvuga nko kuri papa cyangwa se ubundi mu Rwanda abahanzi ndi kubona twakorana ni nk'abacyaka kabisa. Papa cyangwa umva ngo nyine namuzana mu rucabana mvuga ati kambakore yo bita icyaka gakore sinakubwiye ko ndi umufilm nziza ari genzi filmika naye yavuga ati ni uruhu aze gufimika n'iki cyo kinyarwanda nk'inkumi nyinshi zingeraho ubu ni ugukizwa ubundi mu kamwe nkakizwa nanywa tubiri nkakizwa iyo bigeze ku ka gatanu kaba kabaye kareka iyo nje narakaye banababaza cyakoze ndababaza eka ruki muraziranye turaziranye Savimbe turaziranye yakuze we noneho ni papa Savimbe ni mukuru hari undi muniga mwabonye muri Gisozi sekondosha nasigaye tunaramujimisha zwiharango mu cyaro ngo kuri amateleviziyo mu byaro ndagusuje kurikiye Emma Hills TV nkuko musanzwe mumenyereye tugenda tubagerera ku bahanzi bagiye batandukanye n'abantu bafite impano nyinshi. Uyu munsi rero twatembereye turi ku Gisozi aho tugiye kuganira n'umuhanzi muraza gusobanukirwa byinshi. Ni umuhanzi ufite impano itandukanye n'abandi benshi mwagiye mubona ibintu biraza ko bimeze neza cyane. Ibintu byose ni wane ewana ni wane munange mbega. Ndakwakira kuri kamera za Emma Hills TV tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye ku rugero rwa rw'umuziki wo gakeya tugaruke ku muziki wawe no ku buzima busanzwe ibintu biraza kumera neza cyane. Rero turakwakira kuri kamera za Emma Hills TV. Ewana murakoze cyane kunyakira kuri kamera zanyu no kuba mwagize ubwitange bwo kuba kuva mu rugo mu kazi mukaza kutureba. Ni gahunda natwe tukizamuka tuba tunabakumbuka. Ni gahunda dufite kugenda tugera ku bahanzi bagiye batandukanye n'abantu bagiye bafite impano zitandukanye ubundi ibintu bikakomeza kumera neza cyane cyane. Ewana tangira rero wibwira abantu badukurikiye witwa nde ukora iki ibintu bikomeza kugenda neza. Yewe nitwa Shizolaya ni ndi umuhanzi nyarwanda w'umuraperi ukomeye cyane n'imbere mbega musani twika kabisa mwika nimanukira benshi baranzi cyane hano muri Wood yanjye ya Gisozi ngira ngo ndayoboye abari abasiketi ntabwo bajya bakora kareka bari n'abana bejo bundi skate bari bose batangiye umuziki bareba kwanza bamwe bo tubazi no ku rugambo ko mutari mwasunika akazigo se muri kumwe habura iki. Ewana nyine turi kubipanga dore n'ejo bundi twari turi kumwe muri studio dupanga ukuntu umuziki wacu twawuzamurana dutezanya imbere. Rega ni ibintu biri vubanga wow murateganya gukora indirimbo yitwa ngo iki? Ewana urebye ni byose ni neza byose ni neza niyo ngo miri bugufi niko izaba yitwa yo ndimo ndayipanga wumve ngo no muri studio projet nabaye nkwitangira kuko bimwe byaracuzwe intwaro yaraje badukubiseho akapera ho gatoya cyangwa sample twumva ukuntu izaba imeze abakunzi ba Emma Hills TV. Kunaraye ndose ndi kumwe n'abasaza hafi aho ku Gisozi ndi kumwe na Sky 2 turi gukubita rap ibintu byahiye akantu kakotse turi kumwe na Chanera ku cyango cyinshi cyane reka nagutoranya bibiga urabyumva nyine musora renze nabahinjeje eshanu ufite indirimbo zingahe? Ngiye ubu ngubu maze kugira indirimbo zirindwi izamaze kujya muri studio ni zingahe? Muri studio maze gukurayo indirimbo zigera muri 5 zirindwi harimo mfite ebyiri harimo izizasohoka ejo muri iki cyumweru. Ndacyafitemo na projet nyinshi kuko ndacyafite projet nyinshi cyane abanyarwanda ngomba kubakubita imizigo mbega n'igikapu cyakoze urarenze. None muri izo ndirimbo wakoze iyo ukunda cyane nihe muri zose? Muri zo zose nkunda indirimbo bita Inkoni ariko buriya cyane ikimba imbere ku mutima indani
niyo bita iby'isinama niyo ndayemera cyane kandi n'abaturage barayikunda ndabizi izarenga n'u Rwanda bigera imahanga kandi nabo baratuzi cyakoze birumvikana ko n'izindi urazikunda izo nuko arizo ukunda cyane kuko birumvikana ntabwo waduha indirimbo udakunda ujya kuyisora n'undi warayikunze ni ukuvuga ngo njyewe iyo maze gufimika ewana iyo ndirimbo neza mu bitekerezo byanjye umusa gufinika ni iki noneho icyo kinyarwanda ko tudashona za sirenge zacu nyine nk'abasangirangendo iyo twagiye kwa epimaki mpagaze muri ewani ahandi muri muvesare muri miliyoni none njye magurukira mu madolari ngira ngo urabibona hose ibi byose ni ibyangwe ikikora wambaye neza Air Force number 1 uri smart kazi wumve ngo nanjye ni Air Force number 1 cyakoze ibintu ni sawa cyane none muri iyo ndirimbo ukunda wayitunyurijeho nawe utarimba nubwo ubuzima bwa Kigali bukomeye jye nanjye utindakomeye jye nanjye utindakomeje jye iby'isi n'amabanga nje nyitasimbika ikizigenza Kigali akenshi umuntu akumbuye biraya ni wazimiye garukanye faya nk'uwanyweye akariro umwana wo ku Gisozi wishinza abastari none ibyabo byose bibaye photoshoot man jye umuhungu wo ku Gisozi none ko ndeba bikunaniye ubuzima bugakomera jye ukabaho nkuza tujo ukaba wifunze nk'utazasanira icyo ncyo twese tuzagaruka ku buzima bwacu bubari nk'imikarago naraye ndose nabaye uwa mbere mu bambere kuko iri joro nasinye kubyinana namwe abahunga abakobwa b'i Kigali reka iby'abatwanga bashaka kudutanya njye nyitasimbikanga kuko ndabakunda mwamaye ikamba bamwe barayomba abandi barashiginwa jye batuye umubona niwe nyenyeri bavuze garukanye fesi nk'izi ngizi ngo mutarohama nanjye bati mufasha abo basare batarakara jye bikaba bibi tukarohama na utahimba na utarimba ubuzima bwa Kigali bukomeye jye nanjye utindakomeye jye nanjye utindakomeje jye ciao wumve ngo ubundi mukuba byose namufasa mbararenze mani ariko hari indi ngoma irenze hari indi ngoma bita icyaka ariko yo agari ngombwa nyikubite cyane nababwiye mfite ibintu byinshi nzakubita nifitanye na Young B iyo ngiyo niyo ngoma vubanga bitarengeje Young B mwakoranye indirimbo Young B dufite indirimbo zigera muri 3 urarenze mani ngo niwe muntu wa mbere twinjiranye muri studio bwa mbere buriya Young B moza kivuka nanjye aranzi nyivuka kuko ewana studio region twamuvukiye mwakoreye indirimbo ya mbere iyo studio mwamenyaniyemo ni ni muri Unlimited iyo studio irazwi cyane yarasanzwe ari inshuti cyane buriya region niwe muntu wankoreraga kandi n'ubu ngubu aracyankorera kuko ndacyafite byinshi byo kubaga none se izo ndirimbo abantu bazikunda cyangwa bazikenera bazibona hehe bazibona gute kuvuga ngo izo ndirimbo ntago nazigize ibanga sinazishe barabizi natwana ibitabo tubibika ni kuri channel ya YouTube banyarukire YouTube bazireba YouTube Instagram yanjye ni umuhanzi nyarwanda Shizo Lion researchinga byose bakaguhereza ewana kuri Twitter project zigiye ziriyo kuri Facebook ziriyo wansura ni Shizo Lion hose yego ewana hose wumve ngo na update hose ukoresha Shizo Lion kuri Facebook niho nitwa Shizo Double bega ni Shizo Lion ewana mfite abafriend benshi cyane ndakeka YouTube channel yawe yitwa YouTube channel yanjye ni Shizo Lion okay tuzahuza iyo channel tuzayishyira hariya hafi ya video hari abari hasi nyine muri tuzayipininga ku kiganiro ubundi ibintu bimere neza munyarukireho murebe mukurikire umuhanzi akomeze kuzamuka kuko ufite n'indirimbo zimeze neza kabisa mfite projet nyinshi cyane ndakubwira ngo ubone njyewe buriya abapapa cyangwa babikubwira bo bandusha ku rugamba ariko ubundi ku mana aho barabizi niyo mageze baravuga ati papa yaje ubwo papa cyangwa ubwo n'ukuntu atwika muri iyi minsi mana we nakubwira iki se urangiye none tuziranye we ari umwana muto cyane kuri stage imbere yanjye akitwa King Lewis ni byiza cyane mwana uzasunika ikigoma rero muri kumwe papa cyangwe biza gukorana nawe umva mfite abahanzi benshi cyane bo gukorana nabo ku buryo kuvuga nko kuri papa cyangwa se ubundi mu Rwanda abahanzi ndi kubona twakorana ni nk'abacya kabisa nk'ande nandi nk'umuntu bita Ishkevin umuntu bita Bitwe papa cyangwa umva ngo nyine namuzana mu rucabana ariko ntago ari ukumupinga arabizi no musaza ndamwemera ariko nawe arabizi
basigaye bibagiza impano yabo bagakabye bagerageze bagaruke natwe bibuke yuko tugikeneye kongera tugatambuka nigeze kurya nahiti naciye ku ma TV menshi cyane kuri flash nca kuri televiziyo Rwanda mbega nyine ariko kubera ko ntabwo wakora udafite na gwede ewane ibintu bihita bihinduka fo ariko abasore ikinyarwanda gukoresha ngiye cyari arogera nkumva ndibuze ubundi ndakubwira ni mwe ubundi kaba kabaye mwe ubundi harabura gato ninzamuka karaba kabaye ewane barazima abandi ntabwo bigereje ubundi mu kwa kane nabwo ni kera cyane ubundi kubura indirimbo ebyiri kwa kane byakabaye ejo bundi kabisa hagiye guhira rimwe Emana courage Emana kabisa courage fatiraho ibintu bikomeze kugenda neza ufite imana cyo kuri tavangije ewana nje nibinanira nzajya gukina umupira cyane igere mu gikara urabizi imana urarenze no kuri YouTube naho ukoresha Shizolani no kuri YouTube kabisa nkoresha Shizolani niyo wanditsemo Shizo Gustav Mitanza mfite indirimbo bita inkoni mfite indirimbo bita We Just in the World mfite na cover nakubise dusunikire kuri indirimbo yitwa We Just Stand We Stand ndabakubitiraho gatanu kugira nabo bazagira amatsiko yo kuza bajye kwireba ndabakubitiraho gatanu cyane bagiye musaza hello everybody we just stand do hello everybody we just stand do if you look at me if you look at you we just stand do everybody in the party cause I prove we just stand do if you cannot do anybody do it for you remember me years gone nobody we knows ciao yeah rega nibanga uba banze basura musa afite imana kabisa none mfite kubakubitira ngenda njya mbakubitira akantu k'agace kugira bagira ifemba babanze barebe Mr Shizo ariko nitwa Mr Shizo naje kureba nsanga amaze kuba umuntu w'umugabo ndavuga ati kanaye ndebe ukuntu nakwiremera n'ibiri hirya mbimanure mbizamure cyakoze mvuga ati kambakorere yo bita icyaka bakore sinakubwiye ko ndi umufimi nziza ari genzi filmika naye yavuga ati n'urubo aze gufimika ni iki cyo kinyarwanda nakubwiye gufimika mani no gusanyuka ese wasinda utanyweye tuba twanyweye ubu none usanze tunana gasamusamu kubera ko naye nakwiteguye umusebye bene ni sawa cyane kabisa unywa ibinyobwa bimeze gute kuko hari abantu bivugishwa ngo abaraperi ngo banywa akantu ngo n'iki naba mbamamarije ariko buriya ngirebye ninywera agapfundikiye niba bakenera ko nzabavuga mu izina bazandebe mbamamarije mbamanikira wamaze kubirangiza wamaze kumva hano bagusanga iyo mfitanye na Young B nayo ariko mbakubita agakarasi kugira bemere ngenda cyabafitiye imizigo nango mfite nimwe kivuga kabisa bicyaka geze ndici cyaka uvuze ndashaka kwica icyaka no mu gitanda gutya nago natuza wallahi narajya kwica icyaka tuguze turwane nicyo cyaka wallahi ubundi niyo ngoma yo yavuye muri studio uyu munsi tuvugana yaje ibintu ndi gusohora buri munsi ndimo ndagira ngo rero bimaze kugera hanze abanyarwanda nabo barabizi bikorera urubuga nyamuneka rwose n'umunyarukire kuri YouTube channel mu murebe mu mushyigikire erega buriya na mobile money buriya umuntu agushimiye agire yandika akanyenyeri buriya nabyo nta bitwaye cyane ko hari n'umuhanzi w'umunyamahanga muri iyi minsi ishize berutse konsura ku rubuga rwanjye ageze yabonye ibintu naye ndi gukora amabara avuga ati uyu munyarwanda namusuye byaba hari ikibazo je nagiye kwambara arahageze ati nje tugakorana vuba ngaho ngubu ibintu birimo nange ngira ngo umuhanzi Saido Blaza abantu benshi baramuzi ewana ni umurundi wakoze amabara nta muntu n'umwe utamuzi ubu turi hafi kabisa ewana iyo ngoma yo bayita umusare ngo ni ngiye musare w'urugendo ndasavembe ni ngiye musaza mu gakino nyitawa Shizo ndacyari kurwana n'abanzi binaha mu migina ndacyari kurwana ndetse n'ab'inyamirambo yagaruka ku gisozi nkareba hirya hino nabona abasani banjye bose bazimye hari ngiye uyoboye nyoboye iri kamba reba urugendo nyoboye iri kamba mfite urugendo Saido ye Shizolani urarenze mani ibintu ni sawa cyane ariko bana banjye abantu murimo mudukurikira mujye muri comment mutubwire murabona uyu muhanzi bimeze biti
noneho njye ikintu kimbabaza mfite indirimbo bita inkoni nigeze kwicara ndatekereza ndaryama numva biranze mbona umuntu ajya studio ashora ibintu byanga agira ute byanga agatoba bakubitira inkoni ko nabwo nta mutima mubi nihera ku miziga abanyarwanda bakiyumvira uburyo bihagaze iyo ngoma n'abantu benshi barayikunze ni ingoma nayikoze bwo muri 2017 ariko urugendo rwanjye rwo kwinjira mu muziki urutangiye watangiye 2017 wow Yesu ni ndirimbo twumveho najyaga numva uko bavuga ngacika intege maze nkiyanga ubuzima bwanjye burananiwe nguye nk'inkoni nyinshi zingeraho iby'isi birashira niga nk'inkoni nizo zibaho humura buzacya kandi ejo buzira waba uri umukire cyangwa se umukene humura buzacya kandi ejo buzira dukubitwe ibibando bamwe bakayomba abandi bakajiginwa jyeyi humura mugenzi iby'isi birashira kandi bizarangira shizo what's going on sore mutere like mutere comment mutere sub ciao ariko namwe mani nimugafimike cyane buryo mba nafimitse gusa ariko mujye mumbwira bari abana ati mufimike mubanze mwinjire studio mwumva uburyo bihagaze muhindura injyana ariko papa cyangwa nimba umwita umwana koko ari papa umva nawe papa nyine witwa cyane ni ikibazo ndumva mwikomye nabikomye none ari igisanye n'umuntu abagenda agatwika ku rubuga ngo niwe ufite umunwa niwe ugira ute twebwe iminwa twarayikubise noneho byageze igihe ubu twaracecetse ubu nsigaye mfimika mani ibintu bigenda neza ntabwo bihora bitameze neza hari igihe ibintu biba bizagenda bimera neza tu kurushaho ubundi hagahera rimwe none se umusa ubu ngubu ufite imyaka ingahe ko numva ibintu uririmba nkabona ugaragara nk'umwana ukiri mutoya ibintu ufite nk'imyaka ingahe buriya impamvu nakubwiye ndi papa w'abana nawe uri kumva mfite imyaka 25 yose kareka uracyari kumva cyo koza yego ufite impano ko uraririmba neza kabisa ewana ikintu mpamya cyo nanjye ahubwo njyewe mfite projet nyinshi njye biranambabaza kuba batanyegera abantu bazagushaka abantu badukurikira bagiye batandukanye harimo abafite umufungo harimo bafite nabo taramuka mwana afatanya ibintu bikakomeza kugenda neza kurushaho ibintu bikamera neza musa wumve ko ufite impano urarenze kabisa nanjye ndemeye imana byo ndayifite ahubwo ikibazo no gufashwa murarajya studio yabaterera ibyo 100 ibihumbi 200 ngo ni make barashaka 500 ese ayo 500 nagurishije ikibanza ibaze none ndayashese bishimye reka da no kubabona gutyo hanige nabwo tubabara uriya muziki uravuna rurarugenda rega n'imvune nyinshi cyane hamwe bisaba ishoro noneho bamwe bazi ngo abahanzi ngo dufimika ibiyobyabwenge ngo abakobwa reka da njye ntabwo mbyikoze gusa impamvu navuze ngo ndafimika iyo nakabonye nyine nakagwiriye bitangira muri za zindi zipfundikiye ariko nanze kuvuga ubwoko bwazo kuko ntabwo bajya bama yo kwamamaza bazakwegera ubu ni ugukizwa ubundi mu kamwe nkakizwa nta mwa tubiri nkakizwa iyo bigeze ku ka gatanu kaba kabaye reka ewana kabaye none se mwana usengera he wa mugani ko numva ushobora kubuzima ibintu byo gusenga njyewe buri urebye nsengera muri zina n'irindi muri zana irindi ndayemera bya danje none iyo nyicaye ntafimitse nazo mubwanga iyo mfite umufungo banicaye handi muri miliyoni muri nagurishije bibanza amatara bimaze shawaranye igihe urimo urakoresha ikinyarwanda nkahita bincanga ahubwo nimutubwire muri comment ngo murimo kumva ikinyarwanda kiri hano wallahi none uzi uzanirindi by'abasare imari igihe nozi ubwato ndogo ubwo noneho shiduka nangiye kuba sumbaze ngo nari nazitangiye sangahe ariko njyewe nanjye byaranzonze Musi ureba izi ni inkovu zageze zivaho bako ngiye studio nyine ngakora nkashora nkabona biranze igihe kiragera nkahita mbanza nkajya kunywa kamwe nkabitekerezaho ngasubira studio amani bizagenda biza ntago ibintu byose biza umunsi umwe nyine ni ugukora cyane
ukagumya usunika imizigo itandukanye, ibintu bizageraho bimere neza nawe ugafate nk'abandi bose ko ntacyo bakurusha. ndimo ndanatwika ndi gutwika ubwo bo babe baretse ishobora ngiye gutangira guhembwa rero umunsi noneho cano iri kuyakoramo ewana ndakubwira ngo njyewe ziranye n'abasani benshi cyane ariko nta kintu bimariye urebye abasani nk'abaye muziranye abantu bashaka kuvuga atari mariyemera oya ntabwo ari ukwiyemera bazaba zuriya Roni ukata amafoto kuri Isibo TV aranzi cyane twarakuranye. Philipita ni umuntu wanjye byadanje bikomeye cyane kabisa. Philipita nigeze kumugurisha mu cano nabikubwiye uno muri iki gihe iramwinjiriza ariko n'ubundi nanjye nta kibazo mfite n'indi naforomye agaceri karacyari kwinjira. ubu wagurisha cano Philipita ni iyi se tubona bashyiraho, kuko hariyo Philipita yari afite nyine nyuma bivugwa ko ngo ariyo Isibo yaba irimo isigaye ikoresha akariyo irimo kwitwa ubu The Choice, sinzi niba ari byo neza biravugwa sinzi rero yaba ariyo se cyangwa ni nyine The Choice. Ago nabihamiriza neza ko ari ariko nyenzi ko ariyo kabisa. Bamugurishe cyane. Fo. Kareka. Fo. Ago narimbize aya makuru arantunguye najyaga byumva bavuga ubwo ngubwo. Twebwe turabitwika. Nese wayigurishije ikimana? Ago yari taratangira guhembwa abaga gatoya. Ubwo byari nko mu mwaka? Ni mu mwaka muri 2017 byakubyaga umwaka uri kujya kurangira. Bageze gutya ndazamuka 2018 2019. Wowe mugurisha 2019? Nacyo gihe urugendo rwanjye mu muziki nyine nabonaga n'undi bitari kuzamuka cyane nabafasha tamugabanya. None se Philipita yakomeje kuzamara none n'ubu muracyakorana cyangwa bimeze gute ubu ngubu? Iminsi ndi gukorana na MC Gasana bari abo twarashwanye kuko nubwo niyo cano nayo nayo ngifatanyije n'undi muntu ako nyine twarabiganiye. None bagwaye menshi mwana ukaba yibitseho umuntu bita Diable buriya yabikubwira. Icyo gihe narifungo njya ku mazi ndatembera ndavuga ati kanange njye Dubai ndebe ikintu bandushije njya nabazaniye igikapu mani ariko nazanye ya Fosse ku madiyamantare ndambara amazabu. None se musa abandi basani muziranye nabe bari abayirene n'abandi tubwira yo umuntu tuziranye cyane MC Gasana kuko nawe muntu twakoranaga ariko mu basani tuziranye cyane abo bita ba Pifu abo twagaza ama stage amwe bagisabo bose nabaganza n'aba White Monkey n'abantu twabanye kugeza n'ubu ngubu gusa naho no mu bapeti bakizamuka harimo benshi abo bita ba Generation 44 ko twari Generation imwe bita ba Mirabyo batwikaga iki gihe ba Mukadafu ubu bose nyine babona kubera imifungo baracyari down ariko nibaza nabo munsi bazazamuka cyakoze ndumva ukaze tu kabisa birarenze ariko ngubu ntago none hari ibirenze ahubwo barindire gato byongere bikoreke ahubwo harashya ko bimere neza none koko harashya kabisa. Cyakoze ufite impano kabisa, ufite impano, ukomereza courage ibintu bikomeze kumera neza. Ndagushima cyane kuba wakomeje gushima impano yanjye kandi ndabizi n'abaturage hirya bazayishima bazabasha. Abanyarwanda badukurikira ko abantu benshi badukurikira hirya no hino ku isi baba badukurikira babibona abantu bari mu Bushinwa, mu Buyapani, hariya muri Amerika, hariya muri Czech Republic n'ahantu hagiye hatandukanye badukurikira. Uzabibona muri comment buri kiganiro ko nawe uzabireba gusa wumve ko urabizi kabisa ufite imana itavangiye. Imana yanjye ntabwo iri mu bufu. Imana yanjye njye wanakina na comedy numvise njye wanakina comedy none ufite udukoryo twinshi. Njye nakinaga na comedy ariko nzikina mu buryo bwa filime y'inyarwanda. Nakinaga muri filime bitaga mu cyico nyine Covid ije bahita bayisubika yitwa bita nakinaga muri Noza ngene nitwa Semuriro muri filime yitwa Irase mu cyico. Irase mu cyico iyo filime yamaraga bamwe ngaho nari umwana wari warananiranye naratwikaga bavuga ati shizo
izina yarahinduye noneho asigaye yitwa Semuriro. Nanjye hari ahantu nari mfite mushiki wanjye naramugoye ninywera ibiyobyabwenge byaranyishe noneho mvuga ngo nanywa agasigara live ne ari kubita maniga none ureba kubona muniga nkanjye noneho nafimetse muri filime y'inyarwanda ndimo ndayikina noneho ninywera n'isigara ababyeyi mbashitinga hafi kubica ariko nyine byari mu buryo bwa filime ntabwo byari ikibazo cyane ntabwo ari bya nyabyo none ubwo abantu iyo bakubonye wakitinga gutyo cyangwa ukina filime bakakubona mu muziki bakubona no mu buzima busanzwe ukuntu uzi gutera story ngewe wana kuva twatangira kumenyana babona nyine kabisa umeze neza nyine iyo winjiye muri action cyangwa utangiye mu kuririmba nyine winjiye muri kariyeri yawe niba ari filime niba nyine urabimerita uhita ujya muri iyo mood abantu bafata none urabibona nafimitse iyo ndi gukina nishimye icyo gihe ndishima bimaraho none iyo nje narakaye bana baba cyakoze ndababaza eka mani nyuza kamwe nk'akantu wakoreshaga muri filime abantu mwakinanye bahita bakwibukiro cyangwa n'abandi badukurikiye wakoreshaga muri filime nk'agace gato urabona nakinaga ndi kunywa inzoga arenge mu wa mbere ndi negesamo noneho bakaza bakamfata bakaniga bamara kuniga heta mvuga ati hoya ntago ari njyewe nuriya wabikoze ubwo uwo musaza bahita bamurya umunigo kuri shido ya danje noneho ubwo njye mba ndi hasi najya kweguka wawundi kaseke nkubita ingumi nkaba ndayikwetse agahita kubita hasi noneho ubwo ubujura mbega buhita bumufata gutyo kandi burya ninjye bariye boro ntabwo nabatuburira umusore arenze imana ariko sinabatuburira ariko usibye ko niyo muri iyi minsi nyine bagiye kwisubukura filime ko yo nze ko tuzakubonamo kabisa ndabizi bagiye kwisubukura ngiye kongera nitabira ibikorwa nsubireyo vubanga ako ikintu kiri imbere cyane ni umuziki ko ewana mbona ariyo mfite impano cyane mva sunikira abantu niba nta kibazo kubitabana ka nimero kawe uzashima impano yawe n'abashaka bazanagushimira bakoresha akanyenyeri na mibare nyine kanimero kanya ni 078861 so barazifata ko mbeze nabarabahwitsira ariko nanjye reka mbabimbure reka mbarohore n'undi mwari mwararuhamye 078861 03 ariko hariho n'iyindi nyine wamboneraho baye iyo ngiyo usanze itanariho kuko hari igihe mba nayitijije kubera nakubwiye iyo nagiye muri Karabaye kaba kabaye 0788 54 73 49 izo nizo nimero mbasha kubonekera zindi zose ziba muri mobile money izo ziba muri mobile money bakanza gatushe n'ibyo kabaye mukanda akanyenyeri mushimira umusaza wana murakoze cyane umva rero tuganiriye bwakira bugacya uko ufite impano nyinshi twerekera ku musozo rero gira ikintu ubwira abantu badukurikiye ubundi uhita ucishaho nk'indirimbo imwe tuzahura ubutaha ikintu nyine nabwiye abafana banjye ndabakunda cyane bakomeze batere link bashyigikire umuhanzi nyarwanda umuhungu wabo ukungahaye ku mana n'abana ariko atari wawe undi waroke ni wa muhungu Rock Entertainment nayibayemo n'ubu ngubu nyirimo iramfasha Rock muraziranye turaziranye Savimbi turaziranye yakuze we noneho ndi papa Savimbi ni mukuru uri kumva nziranye n'ibyamamare nabagaheza nawe uri icyamamare mbega ukanda kwitusha biba byabaye kaba mbega abafana banjye ndabakunda cyane mukomeze mutere sub mutere link ewan mutibagirwa gukomeza gukanda agatusha ariko ntago se mubona n'igiki si nk'ibyo se nyine rwose urebe ukuntu nanjye nari murabibona ndanananutse wenda nzahita mbyibuha murabona nakeneye kurenga aha cyakoze kirika nimushaka ko mbigikora ariko ndabizi ntawe mwabyemera ewan ibintu ni sawa cyane rero abantu mukunda MHRS TV munyarukire kuri YouTube channel yo muvandimwe Shizo Ryan munyarukire kuri channel ye mumukurikire kuri social media hose mutangire kumukurikira urumva ko afite indirimbo nyinshi nziza kandi zitandukanye ni umuraperi umeze neza cyane birimo neza abantu bakinira muri filime baye mwifuje nimero ye yayitanze ibintu bikomeza kugenda neza wamushyigikira bikakomeza kumera neza cyane
kabisa yango murabibona byo ndi n'icyamamare kuva sinababwiye ngo sinababwira ukuntu nagiye Dubai nabazaniye n'ubwato nzabaha umunyenga urabibona babwita maze mbega ni imbere cyane ku mirongo urabibona ubundi hari undi muniga mwabonye muri Gisozi sekundusha nasigaye tunaramujimisha azwi harango mu cyaro ngo kuri amateleviziyo mu byaro cyane ubu munsi bibasiye uriya muvandimwe nawe ikiganiro azakibona sasa rero reka tuzahura ubutaha ewana ndumva ibintu bimeze neza kandi tuzagaruka ubundi akomeze guhira rimwe ewana bye basane banjye bose twavuganye basani twabanye twirirwanye twagendanye bose ndanabasuhuje buriya kandi n'abapfa cyane bateye pisi nubwo mba nababwiye ntarwangirega barabizi n'ubundi turakundana muri abasani muri aba friend kabisa burya n'aba bana badakomana amahembe uko babimeze ngomba kuzisitura nanjye reka rero ngushimire wari ukurikiye Emma Hills TV mukomeze mukore subscribe mukore like share na comment mutubwire uko mubibona tubwire abandi batumirwa cyangwa abahanzi mukeneye kubona n'abandi banafite impano zigiye zitandukanye ibintu bikomeze kugenda neza rero mukore like share na subscribe njye na Emmanuel gutuka muri Emma Hills TV nawe ciao bera ciao